ndumva nk'abantu turi abantu ntago turi ntago twera de turacyari abantu mu gihe tucyambaye umubiri tuba tugifite utwo tuntu tuba duhari. Ntabwo uyu mubiri twambaye uracungurwa, ahubwo ubugingo buri muri twebwe nibwo bwacunguwe buzamurwa hejuru y'icyaha, hejuru y'ibyatuneshaga mbere ya wa muntu wa kera. Ariko igihe cyose tucyambaye uyu mubiri hari ikintu kizatugora kureka, hari ikintu kizatubangamira. Urukuvuga ngo ukuntu twese tuvuga ngo dufite intege nkeya, it's okay kuba umuntu ari umukristo yinywera inzoga, it's okay kuba umuntu ari umukristo afite buri muntu afite faiblesse zitandukanye, wenda kunywa inzoga nicyo cyari kije kano kanya. So buri muntu ashobora kuba umukristo afite ku kantu kabi k'akageso afite, it's okay kuko n'ubundi intege nke ntabwo tuzigira tubaho tutazifite. So uyu munsi twemere ko hazajya haza abafrere bafite hangover, baraye banywa inzoga mu gitondo baza bafite ifuke mu rusengero, it's okay. Niyo yaza ari gutembagara ariko akaza gusenga, tubemere bamaze imyaka myinshi mu rusengero, tubemere tubakire. Ni ukwereka Imana ko tutagishaka, ko tudashaka kumera gutyo. Tukereka Imana mu masengesho igihe cyose wingingira ko bikubabaje kuba umeze gutyo, ko ushaka kwiyameliora. Shamgar TV. Shalom, Imana ibaho umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV mu kiganiro cyanyu Shamgar Show, ikiganiro gishya ariko twizeye ko kizahindura byinshi kandi kikazafasha benshi. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndetse nanabashimira kuko ikiganiro cyacu cy'ubushize mwarakitabiriye, mwarakomentinze kandi mwatugaragarije yuko hari icyo cyabafashije. Murakoze cyane. Nibutsa yuko buri muntu wese ashobora kwitabira ikiganiro cyacu, biroroshye no kutwandikira tugafata gahunda, ukaza ukatubwira ukoresheje ariko ijambo ry'Imana uko ubibona ndetse n'ikintu cyafasha abana b'Imana. So nkuko mubizi muri Shamgar Show dukoresha experience zacu za buri munsi, ingero zifatika tugamije gufasha abana b'Imana. Ariko nituganira twenyine namwe, dushaka kuganira namwe muri commentaire mutubwira uko mwayibonye ndetse n'icyo mubitekerezaho ndetse n'ibyaba byiza kurushaho. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi sindi njyenyine, ndanabishimira n'Imana ko nari njyenyine, ndi kumwe na bashiki banjye ndetse na mwene data, kandi turahera aho nabo batubwira bari present. Ariko umaze kubamenya, ni Frère Levi, uyu ni Sœur Anne, Sœur Meda. Uyu munsi dufite mwene data tutari kumwe nawe ubushize, aratangira atwibwira. Imana ibahe imigisha. Mbere na mbere ndashimira Imana iduhuje kuri uyu mwanya mwiza wo kugira icyo tuganira ku ijambo ryayo, kugira ngo bidukomeze muri urugendo rwa gikristo turimo. Kandi nshimira na Shamgar TV kubw'iki gikorwa cyiza cyo kugira ngo twiyungura ibitekerezo tugendeye ku ijambo ryanyu. Ntatinze rero, ni mwene so Joel Nzaramba. Imana ibahe imigisha. Amen. Sœur Anne, umeze neza? Yego. Sœur Meda, umeze neza? Ndashima Imana. Imana ibahe umugisha. So uyu munsi nkuko mubizi ni ukuganira, ni ukwisanzura, ni ukuvuga uko tubibona, ariko cyane cyane uko ijambo ry'Imana ribivuga. So hari abantu bansabye ko tuzakora part 2 y'ikiganiro twagiranye ushize tuvuga ku kuntu dukwiye kwifata hamwe n'abatizera. Tuzayikora, tuzongera twungurana ibitekerezo. Ndashimishwa no kubona ko abantu babikurikiye. Iyo part 2 barusabye rwose tuzayibaha, kandi ndahamya ko bizakomeza kwa abana b'Imana umugisha. Ariko uyu munsi ntabwo twaje gukora part 2, ahubwo twaje kuvuga ku yindi topic, kandi nkaba nizeye nayo ko iri buze guha abana b'Imana umugisha. So uyu munsi nashaka yuko tuvuga ku ntege nkeya. Ni ikintu abakristo dukwize kuvuga, ni intege nkeya. Mu gifaransa ni faiblesse, ahubwo twabaye abafaransa dukunda kwivugira faiblesse. Aka ni ka faiblesse.
hari ababivuga neza, hari ababivuga nabi. So, uyu munsi turi hano kugira ngo tuvuge ku ntege nkeya, ni gute twabana nazo, nimba tugomba kubana nazo, ni gute twazitsinda, n'iki tugomba gukora fasi y'intege nkeya. So turaba turimo turabiganira na mwene data Joel, Sœur Meda na Sœur Anne, tuvuga ku ntege nkeya, faiblesse, n'ukuntu dukwiye kuinteractinga nazo mu buzima bwa buri munsi. Ese turahera kuri Sœur Anne, kuri wowe faiblesse, intege nkeya ni iki? murakoze, Imana ibahe imigisha. Kuri njye ku giti cyanjye, intege nke ni numva ari ikintu ukora ariko kitaguturukaho. Urumva abana b'Imana, abakristo muri make, twebwe tuba twarejejwe n'amaraso ya Yesu. Rero intege nke ni twa tuntu tuba twarasigaye tukikubuza amahoro, tukuderanja mu buzima bwawe bwa gikristo bwa buri munsi. Nicyo ngicyo numva navuga ko intege nke ari zo. Tuba twarejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Se amaraso ya Yesu Kristo yatweza ntabwo yageze hose, hari ahatageze. Utwo tuntu twasigaye. Ndumva nk'abantu, turi abantu, ntago twera de, turacyari abantu mu gihe tucyambaye umubiri, tuba tugifite utwo tuntu tuba duhari. Hari ibibazo byinshi. Sœur Meda, ni gute wowe defininga intege nke? Imana ibahe imigisha. Njye numva intege nke ni nk'ikintu, ni nk'icyaha umuntu aba akora, aba yarananiwe kureka, kimujyana kure y'Imana. Icyaha ni ikintu nyine uba ukora ariko kitari cyiza, twakwita icyaha. Uba ukora ariko cyarakunaniye kukireka, ukavuga iki ngiki cyarananiye kukireka, ugakomeza urwana nacyo, kikakujyana kure y'Imana. Ni gutyo numva intege nke. Ni ikintu kiba cyarakunaniye kukireka, zindi kizakomeza kikunanire, cyangwa Oya. ahantu ugomba hari n'igihe uba ugisengera kugira ngo ariko gihari, wowe ugisenga ni icyaha. Ni icyaha umuntu aba afite, akora asengera, ukora ariko cyakunaniye kukireka. Frère Joel, intege nkeya ni iki? Urakoze Frère Levi. Nanjye ntabwo njya kure y'ibyo bashiki banjye bavuze. Nanjye uko mbyumva, ngendeye cyane cyane ku ijambo ry'Imana na context turimo uyu munsi, intege nkeya, wenda ngerageje kujya muri Bibiliya, nk'uko Sœur Anne cyangwa mushiki wanjye Anne yarabivuze, hari kamere y'icyaha twari dufite mbere y'uko twezwa n'amaraso ya Yesu. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigenda tubireka gahoro gahoro, bitewe n'uko tugirirwa ubuntu n'Imana, n'uko tugenda tuyegera gahoro gahoro. Hari ibintu Pawulo yise umuntu wa kera cyangwa se kamere ya kera, tutishoboza. Intege nkeya wenda mvuze generalije, ni ikintu gisohoka mu bushobozi bw'umuntu, kiri out of control, cyangwa se adafitiye ubushobozi bwo kuba yavuga ati ejo mu gitondo iki kintu ndakireka. Kikaba kimusaba imbaraga nyinshi zimuturutseho, kandi nkatwe abakristo nk'uko bashiki banjye babivuze, kikaba gisaba undi muntu ushoboye kugira ngo akikurekeshe. Nari ngerageje rero kuvuga aho ziva, ni kuri ya kamere y'icyaha, tukagenda rero tuzireka gahoro gahoro. Murakoze. Frère Joel n'abandi bose, iki kibazo turagenda tuganira. Ntabwo ari ubaza, namwe mufite ubwisanzure bwo kubaza, wambaza wabaza undi, si ubaza gusa, turimo turaganira. Icyo kintu buri muntu afite uko yakivuze, kandi ndakeka twabivuze nk'ukuntu ijambo ry'Imana ribivuga, nubwo hari abatatanze reference, abo twagiye tubivuga nk'ukuntu ijambo ry'Imana ribivuga. Ese birashoboka ko umuntu yabaho ku isi adafite intege nke? Wavuze ngo amaraso ya Yesu yaraducunguye, hari ibyasigaye. Sœur Meda aravuga ngo ni icyaha umuntu akora, sibyo, adashoboye kureka. Frère Joel aravuze ngo ni umuntu wa kera. Umuntu wa kera ari supposed gupfa, ni Pawulo wabyigishije, hakaza undi muntu mushya. Ese birashoboka yuko mbere tutangiye none ikiganiro turagenda tubazanya twese, ese birashoboka yuko umuntu ashobora kubaho nta ntege nke afite? Ushaka asubiza. Frère Joel, sinzi nimba uri tayari. Ndi tayari. Ku bumenyi bukeya mfite,
ngendeye ku byanditswe n'icyo umuhanuzi atwigisha, wenda ku badukurikiye baraza kutwumva dukoresha umuhanuzi, mushobora kujya mu biganiro bya Shamgar TV, hari aho twigeze gutanga igisobanuro ku cyo twizeye ku muhanuzi, cyangwa se mushobora no gukora comments mufite ibibazo ku bijyanye n'inyito turi bugende dukoresha. Ariko nk'icyo mwene data Levi yarambajije, ntabwo uyu mubiri twambaye uracungurwa, ahubwo ubugingo buri muri twebwe nibwo bwacunguwe, buzamurwa hejuru y'icyaha, hejuru y'ibyatuneshaga mbere ya wa muntu wa kera. Ariko igihe cyose tucyambaye uyu mubiri, hari ikintu kizatugora kureka, hari ikintu kizatubangamira. Nk'uko natangiye mbivuga, izo ntege nkeya rimwe na rimwe umuntu nta nubwo aba ashaka kumera gutyo. Ni ikintu kiba kimugoye, afitiye ubushobozi yakuraho akakireka. Ibyo Pawulo abitubwira mu Baromani igice cya 7, niho atubwira ko nawe hari ibyo yifuzaga gukora byiza, ariko ibibi bikamutanga imbere. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari ashatse gukora ibibi, ahubwo imbere yari agambiriye icyiza, ariko wa mubiri utaracungurwa, hakaba hari ikintu utamwemerera kuba yagiraho intsinzi. So Meda, birashoboka ko twabaho tudafite intege nkeya? Ibyo Frère Joel atubwiye njye numva ntabwo bishoboka, kuko akenshi usanga intege nke ni n'ikintu ukora bigutunguye. Gute? Tuvuge wenda umuntu nyine agukoreye nk'ikintu kitari cyiza, ugahita ureyajisa mu buryo butari bwiza, nyine bikagutungura ikintu, wenda ukamubwira nabi, cyangwa se ugahita umukorera nk'ikintu kitari cyiza. Ese buriya ni intege nke cyangwa ni ingeso? Ni intege nke. Umuntu akubwiye nabi uramututse, ni intege nkeya cyangwa ni ingeso yawe ubundi yayindi yo kuvuga nabi ufite? Oya, hari igihe usanga ari intege nke ufite, kuko uba ubikoze kuko nyuma hari igihe uhita wicara ukicuza ati uriya muntu mubwiye nabi kandi ntabwo ukamusaba n'imbabazi. Iyo ari ingeso ntabwo usubira inyuma ngo umusabe imbabazi, bikugumamo ukavuga n'ubundi ni ibintu bisanzwe. Ariko iyo ari intege nke nyine uragenda ukicara nawe ukabitekereza ukamusaba imbabazi. Yego. So Anne? Murakoze, Imana ibahe imigisha. Nifuzaga kubanza kunganira Sœur Meda. Hari ahavuze ngo ingeso, ngo hari uramubajije ngo ese ngo yaba ari ingeso cyangwa ni intege nkeya. Nizera ko twebwe nk'abakristo ingeso, nk'uko mwene data Joel yavuze, ingeso zirasigara. Urumva uwo muntu wa kera arapfa, iriya mico mibi yose, biriya bintu byose bibi wakoraga birabipfana nabyo iyo ucunguwe n'amaraso ya Yesu. Noneho rero ntabwo ari ingeso, ni nko gucikwa. Muri make numva ari cyose Ahmeda yashatse kuvuga, ni nko gucikwa ugakora ibintu nk'ibyo nyine mu mubiri. Urumva tuba tucyambaye umubiri. Nashaka kubanza kunganira Ahmeda. Urakoze cyane. Ahmeda barakunganiye. Urakoze cyane Sœur Anne. Ikibazo cyari ese dushobora kubaho nta ntege nke dufite? Birashoboka kubaho udafite intege nke? Oya, ntabwo bishoboka. Igihe cyose numva cyambaye umubiri ntabwo bishoboka, ko ndumva muri Bible hari ahantu havuga ngo nta kintu gishobora kwera imbere y'amaso y'Imana. Kwera nyakwera ntabwo bishoboka azonga cyambaye umubiri. Rero ndumva bidashoboka kwera aha noneho ikiganiro cyacu kiratangiye. So kuvuga ngo igihe turi mu mubiri tuzajya dufite intege nke. Ubwo ni ukuvuga ngo buri muntu afite, mwagiye mu defining intege nke. So Meda gisi icyaha uvuga ko ari residue tuzigisi ibintu byasigaye. Amen. Noneho nagira ngo mbabaze kino kibazo. Uri kuvuga ngo ukuntu twese tuvuga ngo dufite intege nkeya, it's okay ko umuntu ari umukristo yinywera inzoga. It's okay ko umuntu ari umukristo afite, buri muntu afite faiblesse zitandukanye, wenda kunywa inzoga nicyo cyari kije kano kanya. So buri muntu ashobora kuba umukristo afite ku kantu kabi k'akageso afite, it's okay, kuko n'ubundi intege nke ntabwo tuzigira tubaho tutazifite. Urakoze Frère Levi, wenda kuri icyo uko nagusubiza, ntabwo uko umuhanuzi yatwigishije, ntabwo Imana ireba icyo dukoze, action finale, cyangwa se icyo ukoze ako kanya
kuko ndaguha nk'urugero ushobora kwibaza uti kubera iki Imana yavuze ngo Dawidi ni umuntu ugendeye ku mutima wanjye kandi tuzi ibintu Dawidi yakoraga twavuga bibi tuzi ukuntu yicishije umugabo wa Betsheba akamushyira ku rugamba agapfa afite ibyiyumviro bibe, ariko tugerageje kureba ikintu Imana yamukundiye uko kugaruka akamenya ko ari umunyantege nke. Nicyo umukristo atandukaniyeho n'umunyabyaha, kuko nk'uko Sœur Medea yabivugaga, muri iyi si ubundi yo hanze intege nkeya bashobora zitwa kwinshi. Hari abazita karande, hari abazita ingeso mbi, hari abazita ngo ufite wenda ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo mu isi y'abakristo rero tuzi ko ibyo byose ubirekeshwa n'amaraso ya Yesu. Icyo rero warumbajije, niba numva ari kubana n'iyo ntege nkeya, ni ukuvuga ngo sindagera ku musaraba, kuko nk'uko twatangiye tubivuga, ntabwo uba ushaka kumera gutyo, ntabwo uba wishimiye kumera gutyo. Niyo mpamvu utera intambwe imbere y'Imana iteka uhora uyisaba kugira ngo igucure, kugira ngo igukuremo icyo kintu kikubangamiye. Ni ukuvuga ngo rero ni umurimo w'Imana kugenda igukuramo. Medea yavuze ngo ni icyaha kiba cyarakunaniye kureka. So Medea, iki kibazo ni cyawe. Ni ukuvuga ngo tuza ukuntu Frère Joel yaravuze ngo bikora utishimye. Ese buri ikintu umuntu akoze rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, nibigera ahantu akabyishimira, bikaba rutine, bikaba akamenyero. Kwa kutabikunda none bikaba none akajya bikora, ariko akaba afite justification avuga ngo izi ni intege nke. So Medea, icyo kintu cyakunaniye gukora, ntabwo uwo muntu n'ubundi ni umuntu muri n'umubiri. Joel yatubwiye ngo ntabwo umubiri uzigera ucungurwa. None si izo ntege nkeya si dushobora kubana nazo tukaza gusenga ko n'ubundi tutazazitsinda? Urakoze Frère Levi ku kibazo mbajije, ariko impamvu tuza gusenga ubundi ni ukugira ngo duhore twungukirwa mu bugingo bwacu, nyine duhore hari ikintu tugira gihora kitwibutsa ijambo ry'Imana. Ntabwo wavuga ngo ninjya gusenga nzahita ndeka iki kintu. Ugenda ukireka gake gake ukanagisengera. So niba ukoze ikintu rimwe, kabiri, gatatu nk'uko wabivuze, ntabwo bivuze ko ari ingeso ufite cyangwa se wenda ubikora ubishaka. Bibaho, hari umuntu ubikora akavuga ati n'ubundi ukabigira akamenyero, kumva ko bitakiri icyaha cyangwa se bitakiri bibi, ariko ubundi umukristo yakoresheje arabimenya, abyiyumvamo. Niyo ukoze icyaha uhita ubyiyumvamo, wumva umutima ugucira urubanza. So nukora icyo kintu, faiblesse yawe iyo uyikoze ubundi urabimenya, uhita uvuga ati iki kintu n'ubushize byambayeho, ukagisengera. Ariko iyo ukoze ikintu rimwe, kabiri, gatatu, aho ngaho biba byamaze kuba ikindi kintu, ntabwo uba ushaka gukosoka. Ariko cyane cyane ibyo ngibyo biterwa no kudefanda intege nke zawe. Icyo umuntu umeze gutyo akenshi ntabwo aba reconnaisse intege nke ze, biterwa no kuzidefanda, ukumva ko zitakiri intege nke, ahubwo ntacyo bitwaye. So ni watubwiye ngo nisho cyakarishoro bivuze ngo uyu mubiri ntabwo ari wacunguwe. Nuse ko uyu mubiri utacunguwe, same question, dushobora kuba twakwibereyeho n'undi tuzifite, se ko n'ubundi mutazacungurwa? Murakoze. Njye nakomeje kugira ikibazo nubwo mbajije, nashaka kubanza wenda n'abadukurikira bashaka kuba bagifite, ko twabanza tukamenya ese intege nke ni iki, icyaha ni iki. Sœur Medea ari kuguma avuga ngo icyaha, ngo intege nke. Ndumva hagati aho hari abantu bashaka kutumva iki cyaha cyaba ari cyo muri no ka turi kuvugamo n'intege nke icyo ari cyo. Sinzi na mwanza mukadufasha tukamenya iki intege nke ari cyo n'iki cyaha ari cyo. Noneho dukurikije icyo muhanuzi Frère Joel yavuze, Frère Joel yavuze ngo twe twizera umuhanuzi Branham. Branham aravuga ngo icyaha ni ukutizera. Icyo nicyo cyaha. Icyaha ni ukutizera. Ibintu byose umuntu akora abikora kuko atizeye. Noneho intege nkeya ni igihe uwo muntu wizeye akoze iby'ijambo ry'Imana ritemera, nicyo twakwita intege nkeya. Sinzi ko hari undi muntu ushobora kubisobanura ubundi buryo, ariko icyaha ni kwa kutizera ijambo ry'Imana, kutizera iby'ijambo ry'Imana rivuga, nubyemere. Nicyo cyaha, kutizera iby'Imana
ijambo ry'Imana ritubwira. Noneho wa muntu wamaze kwizera iby'Imana yavuze, ijambo ry'Imana, urumva ko ntabwo aba akiri umunyabyaha, uwo wavuze ngo wacunguwe n'amaraso, ko amaraso ya Yesu uyu munsi n'ijambo ry'Imana. Noneho wa muntu wacunguwe n'amaraso ariko akaba akora twa tuntu nyine twa hato na hatoya, nitwo bita intege nke. nunganiye Levi gato, hari Levi yavuze ngo intege nke zo kunywa inzoga, kandi turabizi ko kunywa inzoga ari icyaha n'ubundi. So ni urugero nyine uhita wumva ko hari akenshi usanga intege nke n'ubundi ari icyaha, zituruka ku cyaha. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo nyine usanga ni icyaha ukora ariko nyine utabiteganyije, ariko usanga akenshi intege nke tugira ziba zirimo icyaha. Sinzi nimba usubijwe. Yego murakoze. Ubwo muri makeya kutizera nicyo cyaha. Yego. Ntago umuntu wizeye utaracungurwa n'amaraso ashobora kuba afite intege nke, waba ari umunyabyaha tujo. Abraham aravuga ngo umukara n'umukara n'ubundi. Yani uvuga ngo nibwo buzima bwe. Okay. Kuri we ntabwo aba ari bibi. Biba bibi ku mukristo wamenye ko atari byiza. Okay, murakoze. Ariko ntabwo wansubije. Wambajije ariko ntiwansubije. nakubazaga sinzi nimba tugusubije ikibazo watubajije cyo kujya gutandukanya noneho maze kumva iyo tandukanyirizo birashoboka yuko twabaho n'ubundi izo ntege nkeya ntago dushobora kubana nazo n'ubundi ko umuntu wa muntu wa kera umubiri utacunguwe dushobora kubana n'uwo muntu. Ndibaza yuko iyo ucunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo muri Bibiliya muri John I think ni muri chapitre ya 16 ndumva twasoma. Yeah, it's okay. Haravuga ngo tuzohererezwa n'umwuka wera apart yo gucungurwa n'amaraso Yesu agenda asezeranya kohereza umwuka wera. Noneho Yesu rero azatweza umwuka wera wo kudufasha muri izo ntege nkeya zacu. Ubwo rero iyo ugize umwuka wera ndumva hari ibindi bintu bidashoboka. Urugero ntago hari nizera ko umwuka wera ugufasha kugenda urwana nazo umunsi ku wundi, rero ntago bishobora kubanamo biri babiri. Ntago hagira umwuka wera ukomeze nanone ukiraho inyuma. So according to you in your scripture birashoboka ko umuntu ahagarara yemye akaba mu nzira nziza atagira utuntu twa hato na hato. Utuntu twa hato na hato sinzi icyo ndi kuvuga twa tuntu watubwiye kare ngo dusigara. Iyo definition no bayitanze ngo hari utuntu ngo twaracunga ko ari utuntu ngo dusigara. Byashoboka yuko waba utadufite utwo tuntu wise ko dusigara. Utwo tuntu ndumva rero iyo umaze kugira umwuka wera ugenda ugufasha umunsi ku wundi, kamwe kavaho kandi kavaho kugeza igihe Yesu Kristo azazira. Nirwo rugendo turimo. Ajya kuzo se hari agasigaye cyangwa azaza kuza byose byarangiye? Urumva naza bizahita birangirira aho ngaho. Ariko hazaba hari ibyasigaye. Kuri uyu munsi harabari nka kamwe gasigara no Yesu yaza byose gahita birangiye. Kuri uyu munsi tucyambaye umubiri turacyarimo kameme, ntago waba umwera de imbere y'Imana. Imbere y'Imana hari akantu kazasigara. Nose tugendeye ku kino kigamtimo turagerana kuki tutakira abo bantu bafite izo ntege nke. Ndi kubivuga on a perspective yaho hari abahejwe kuko bafite intege nke. Kuki mu kumenya yuko tutazera de nk'uko uri kubivuga tutakira abo bantu bari muri process yo gutsindira ibyo bintu. Urakoze mwene data Levi. Mbere na mbere navuga ko abatabemera harimo ikibazo. Kuba utakumva mwene so cyangwa mushiki wawe ugifite intege nke ngo mwumve. Reka ngwe nk'urugero mbabare guca mu ijambo. Nda tumaze imyaka 10 yarize ubutumwa muri imyaka 10 anywa inzoga. Uwo muntu baramwakira? Ku ruhande rumwe yego, ku rundi hoya. Ngaho dusobanura. Yego kubera iki? Kuko umwana ntabwo avuka ngo ahita agenda. Umwana aravuka akagenda, mama we agategereza amezi runaka, akabona umwana atangiye guhaguruka cyangwa kwicara, ndumva ari byo bibanza gahoro gahoro, akamutegereza umwana ariko atera intambwe. Ariko uwo mwana agize imyaka 10 ataragenda, ushobora kwibaza ko hari ikitagenda muri we. Umuhanuzi atubwira ko ibya kamere bishushanya ibyo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo uhindura n'Imana, wa muntu wa kera
yicwa n'uko kamere nshya iba yaje mu muntu. Ni ukuvuga ngo kare wigeze kubaza uti kuki tutabana n'izo ntege nkeya. Ni ukuvuga ngo ntabwo twabana nazo kubera ko kamere nshya iba yatujemo. Umuhanuzi aduha urugero rw'ingurube. Ingurube ushobora kuyivana mu byondo, mu mwanda, ukayijyana ahantu heza ukayoza neza, ariko izasubira n'ubundi mu cyondo kubera ko kamere yayo ari iy'ingurube. Ariko nuyihindurira kamere izajya noneho ahantu heza, ntabwo izasubira muri cya cyondo. Ariko nisubira mu cyondo yahinduriwe kamere, aho hari icyo kwibaza, aricyo kibazo wenda cy'abo bakristo. Akamara icyo gihe, akamara icyo gihe aho yakabaye agaragaza imbuto z'ubukristo, ahubwo akaba agaragaza za zindi zitari ubukristo. Abo batabakira bari mu kuri. Igice kimwe, niyo mpamvu navuze ngo burya ikintu cyiza ni ukumusengera ukamuganiriza. Hari ubwo abataragera ku musaraba, kuko imyaka ntabwo ari igaragaza ubukristo. Ashobora gutindamo ariko atarahindurirwa kamere. Yego. Omeda ningenda mu muhanda nkumva barimo baranegura mwene data ko amaze imyaka 10 yarizeye, ariko hari ibintu atabasha kureka, nzakora iki? Frère, ikintu cya mbere na mbere ugomba kumenya ari uwo waneguye n'uwo unywa inzoga bose babaye kimwe. Kuko kunegura nabyo ni faiblesse kwanza. Nayo ni faiblesse deja wamaze kugira yo kunegura mwene so. Aho kugira ngo umunegure wagenda ukamwegera ukamuganiriza ukamubwira kubera iki umeze gutya na gutya. Nso umuntu nzamwakire, nzumve ko uzamwakira kuko ni mwene so. Kandi yarahinduriwe kamere. Nta kibazo, ariko igihe cyose aza gusenga, ubundi umuntu wese ujya mu nzu y'Imana niyo yaba ari wa muntu udashobotse, ugomba gutegereza ko isaha n'isaha yahinduka. So uyu munsi twemere ko hazajya haza abafrere bafite hangover, baraye banywa inzoga, mu gitondo baza bafite ifuke mu rusengero, it's okay. Niyo yaza ari gutembagara ariko akaza gusenga. Tubemere bamaze imyaka myinshi mu rusengero, tubemere tubakire. Wamusengera wabona yaje gutyo byakubabaza, ariko kugira ngo ugende wenda utangire kugira ariko se wabonye kanaka. Urabona ikintu ukoze. Pastor yaratubwirije iyo ugiye ukavuga umwene so nabi ububaye umwicanyi, umwishe umuteye icumu, ni acide sulfurique niko umuhanuzi abyita. Alors ntawe ubutandukaniye nawe iyo ni faiblesse ufite, kandi nawe urumva mwabaye umwe deja. So icyiza nuko wamusengera, nyuma yo kumusengera Imana izamukoraho inamukugezeho umuganiza. Serimda ninsenga nkabona mwene nasenze, nakoze jeûne, niyirije, yewe nanagira inama, nkabona nagiye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo prier sans cesse. Ngomeze nsenge kugeza ryari? Nta herezo ryo gusenga ribaho, Frère Levi. So uyu mwene data afite ingeso yo kunegurana, aranegurana amaze imyaka sinzi myinshi afite iyo ngeso. Ni igihinduka uwo muntu mwakire, mwite ko ari umukristo, cyangwa se mvuge ngo bigenze gute? Murakoze cyane. Tuzi ko ubundi wabanje ubwira Sœur Meda ngo aje mu rusengero ngo dukora iki. Ubundi tuzi ko muri église habaho unuze eshatu z'abizera. Category classes eshatu. Uwizera nyakuri, uwizera gice, n'umutizera. Ego. Icyo kiranza kigusubiza. Ikindi cya kabiri, ntago ari akazi kacu kumenya uwo ari we utizera n'uwizera n'ugomba kutizera. Twebwe tuza gusenga, tuza kureba Imana, ndetse no muri église no mu buzima busanzwe. Ntago twatumweho kugenda kujija, ntago turabajije. Nizera ko ntago Imana yaguhaye akazi ko kujija abandi. Wowe isengere, ujya gutokora mugenzi wawe, kandi uzi ko nawe ugifite izo ntege nkeya at some point. So Paul aravuga ngo exhortez-vous les uns les autres. Si mu Kinyarwanda ni duhugurane, right? Duhugurane. Ahantu Paul avuze ko duhugurane hagati yacu, duhugurane, sibyo? Ntabwo yego turi abajije, simvuze ko mucira urubanza, ariko naramuhuguye, sibyo? Hari umuntu for instance nge nawe tumaze imyaka myinshi dusenga mu rusengero rumwe, sibyo?
naraguhuguye. I'm always telling you something. Muramubwira ikintu kiri specific. And this is bad. And iki ni kibi, iki ni kibi, iki ni kibi. Murambikubwira. Maze kubikubwira inshuro zirenga 10 ko kino kintu atari cyo. Nuri kukireka. Uraza ku rusengero. Barabwiriza simbona impinduka. Nge nifate gute? warasenze wamaje gusenga Narasenze obviously. byararangiye Narasenze yego. aho ngaho ushyira amaboko y'Imana. Ariko uwo muntu naza mu rusengero mwakire nkore nkaho nta cyabaye. Ndumva katari akazi kawe Ko gukora iki? ko kugira icyo ubikoraho. Niba waramaje gusenga rekera aho ngaho, keep praying, komeza ubisengere, ubirekere amaboko y'Imana. So abakora amabi bajye baza mu rusengero tubihorere kuko hari abatizera mu rusengero. Urumva ntago ariko kazi twatumwe kuza gukora. Ariko hari tugomba no guhugurana ariko. Guhugurana ntago bivuze gusohora umuntu ukambwira ati va muri eglise ugende. None se nimba dahinduka mbikoreye iki? None se Levi wowe urera de ku buryo Ntago nera nta muntu wera obviously. Yego. Ariko hari abantu bakabye. Undi mbona ngo ndatakabije mbigenze gute? Gukabya. Nimba hari undi ufite turimo turaganira twese. nunganiye Sir Anne gatoya, tubanze tumenye kwanza igisobanuro cy'urusengero ni iki. Yego. Urusengero ni nk'ibitaro. Ntabwo umuntu azaza mu bitaro tuvuge yacitse akaguru ngo expecting ko mu minsi 10 araba yakize neza soke. Gukira ntabwo ari wowe ubigena. Ijambo rero ritubwira ko niyo definition y'urusengero. Hagomba kubamo abantu n'ubundi bari gushaka kwiyameliora nk'uko Sir Medal. So biri normal ko tubona abantu bakora ibibi mu rusengero. Frère Levi, nkunganiye gato, ahubwo byaba byiza uwo muntu uno munsi waje ubona ngo yasinze cyangwa se asa nk'umuntu wenda uvuye kunywa inzoga, ubu utawubonye ataje mu rusengero, fata telefone yawe muhamagare umubaze kweki uyu munsi utaje gusenga. Nakubwira ati numvaga nasinze, umubwira ati nta kibazo uzajya uza umeze gutyo. Hari ahantu Bible tubwira ngo tukiye kuba utwiye gukonja cyangwa gushyuha. Muri byayishuwe 3:16 ngo dukwiye gushyuha cyangwa tugakonja. No se mwene data yanzuye gukonja kuki mubangamira mu bukonje bwe? Ntacyo, kubera ko mu rusengero hashyuha azaza hashyuhe, azamushyuhe kandi ari hagati adafite position. Oya, mu rusengero nyine niho azakirira. Mu rusengero Frère Joel yabivuze niho kwa muganga. Naguma mu rugo se cyangwa nasenge ntago azakira. So biri normal kubona abantu bakora amakosa mu rusengero bafite intege nkeya, biri normal kubabona mu rusengero. Ndumva ntabyumva neza nanone uburyo ki uwo muntu yasinda nanone akajyaza mu rusengero. Ubwo mu yandi magambo urusengero rwagera aho ngaho rukaba akabari, kuko abasinzi bose n'abo banyantege nke byarangira ariho hantu noneho bajya baza kuruhukira gushakira ubwo bushyuhe muri kuvuga. Rero ndumva wowe position yawe ni iyi, uwo muntu agume mu rugo cyangwa se mu rusengero? Position yanjye ndumva nugusenga tukamusengera uwo muntu ntabe twe, naho ibindi ni iby'Imana. Ngeze icyo mvuga kuri icyo, hari icyo ijambo ribivugaho. Okay, yeah, it's better. Hari icyo ijambo ribivugaho iyo umuntu yabwiwe wenda cyane nk'iyo ikintu ari gukora gisiga icyasha itorero cyangwa itorero rya Kristo muri rusange. Itorero hari ijambo ry'Imana hari icyo risaba abakuru b'itorero cyangwa se nk'umwungeri guha uwo muntu igihe runaka kiri specific. Bible irabivuga, babanje kumuhugura inshuro nyinshi, igihe atabashije kukireka Pawulo aravuga ati mushobora gushyira uwo muntu mu maboko ya Satani. Kubera ko Imana niyo izi ukuntu igarura abana bayo. Imana ishobora kubona ko wanze kwigarukira. Yona yafashe indi nzira. Imana bisaba ko izana ishuheri mu nyanja. Ni ukuvuga ngo hari abana balaninga the hard way. Gushyira mu maboko ya Satani ntabwo ari ukumwanga. Wenda badukurikiye ni urukundo ahubwo rubigutera. Ni ukugira ngo Satani amukoreho gatoya, wenda azagaruka none habashe guhinduka kuri cya kintu kiri gusiga icyasha itorero. Ikiganiro cyacu ndagukunda uburyo kirimo tugenda tudevelopa, ariko malheureusement ntabwo twabona umwanya uhagije wo kubivuga byose. Ariko nakunze inputs mwagiye muduhereza. Imana iyobore buri muntu udukurikira afatemo iby'ingenzi byafasha ubugingo bwe. Turimo turasoza, ndagira ngo noneho mbabaze kino kibazo twese tugenda tukiganiraho.
kuko twavuze ngo umuntu wa kera arapfa ariko ntabwo ari ni fasho ratwe ngo umuhanuzi arabivuga ngo umubiri ntabwo ari Yesu yacunguye ubugingo. So ndi gushaka kugira ngo buri muntu agenda tubaze se igihe umaze kuricognizinga ko hari faiblesse ufite runaka, ni gute ubigenza gute kugira ngo wenda uhitsinde cyangwa se uyimanaginge? Ni izihe strategies ukora kugira ngo umanaging iyo faiblesse ufite? Levi, muranyihanganira ntabaciye mu ijambo. Yego. Joel hari ikintu avuze ariko nsigaranye ikibazo. Yeah, it's okay, mubaze. Wenda n'abadukurikira bashaka kukigira. Gushyira umuntu mu maboko ya Satani ni iki muri make? Joel arabisobanura nta kibazo. Ntago mbyumvise neza. Okay. Waje nuko tunsubiza bansubize sur Anne kibazo akubari. Yeah, urakoze Sir Anne, wenda twabisoma muri Bibiliya kugira ngo wenda tutavuga ibitekerezo byacu kuko dushingiye ku ijambo hano. Muranyihanganira igihe mashakisha. Namwe mudukurikiye commentinge mutubwire uko mubibona ndetse muduhe n'ibitekerezo byanyu. Si ikiganiro cyacu gusa, ni ikiganiro twese tugirana kugira ngo duhabwe umugisha kandi tukomeze kungurana ibitekerezo. Ni Shamgar Show, twese turi free kugira ngo tugire inputs ya twese bigende neza. Ariko turimo mbere yuko wenda Frère Joel araza kudusubiza icyo kibazo nyuma arimo arashaka reference, nagira ngo wenda tubanze dusubize ikibazo narimbajije, wenda Frère Joel araza kudusobanurira neza ku byerekeye gushyira umuntu mu maboko ya Satani. So Frère Joel namara kubona reference aratubwira, ariko in the meanwhile twaba turimo turasubiza ikibazo ni gute ubigenza bimaze kumenya ko hari faiblesse wagize kugira ngo uyimanaging nibashe kugutegeka ariko witegeka. Urakoze Frère Levi. Ubundi kugira ngo utsinde faiblesse yawe ni uko umenya ko uyifite. Yego. Iyo umaze kumenya ko uyifite, aho ngaho uranayisengera n'igihe cyose ubona igiye kuza, kuko akenshi iyo faiblesse nubwo idutungura ariko iyo ugiye kuyijyamo cyangwa irimo uhita ubyumva. So iyo ubizi kandi unabisengera uhita wigarura vuba vuba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri igituma nyine faiblesse zacu wenda zishira ni ukuba wenda twavuga ngo reka dukurikire ijambo ry'Imana. Hari ukuntu tuvuge ukaza nk'hano mu rusengero pastor akabwiriza noneho agakora kuri ya faiblesse yawe, noneho kugira ngo wumve ko ashaka nko kugira ngo akubwirize, ukaba wenda hari nk'umuntu w'umufrère cyangwa umuseur mugenzi wawe wenda uzi iyo faiblesse, ugataha wabaye ngo uzi ko pasiteri yamvuze mu rusengero. Ibyo bintu biraba cyane, abantu turabigira, ugasanga umuntu yarabaye akareka no gusenga. Mu gihe pasiteri yaramvuze mu rusengero ngo buriya akarakarira nawe mugenzi we ati buriya niwe wagiye kumvuga, kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo. Pasiteri abwiriza akurikije yayobowe, arayoborwa, kandi ntago faiblesse nyinshi muri Bible birimo. Pastor yagiye kubwiriza wenda tuvuge nka faiblesse y'uburakari, muri Bible birimo. Mose yagiraga uburakari, niba bwije uyu munsi akabwiriza kuri Mose akavuga ati yagiraga uburakari, wowe ukumva ko ari we bavuze, aho ngaho ntabwo uzakira. We ikintu ugomba kumenya ni ukuvuga ati ikintu cyose babwirije ngomba kumva ko ngomba guhita nireba. Nkahita nireba nkavuga ese ahangaha ndimo cyangwa ntago ndimo, ukamenya uko ubigenza. Cyangwa se wakumva niba utanarimo ushaka mugenzi wawe umeze gutyo umufashe. Nuko njye mbyumva. So ubigenza niye nama wagira abantu wowe cyangwa se ubigenza gute on your personal experience? Murakoze cyane. Numva njyewe nk'umuntu nkuko twatangiye tubivuga, bizabaho, bizaza mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Hari igihe nabimenya, hari igihe ntabimenya ko nyambaye umubiri. Muri make ntacyo nakishoboza ku giti cyanjye, nabimenya ahubwo ati ako mfite intege nke hano hantu, bijya binanira mu bintu runaka nkabimenya.
nshaka kugira iyo awareness ariko hari ibintu udashobora hari ama esprit udashobora kwikuraho wowe nk'umuntu ni ibintu bidashoboka mu gihe uri umuntu ntabwo dufite powers zikuramo ibintu runaka mu mubiri nkumva rero the only way uburyo bwonyine ibyo bintu bishobora kukuvaho cyangwa izo weaknesses wazitsinda ni ugusenga ni ugusaba Imana ikaguha ubufasha no kubisengera ukavuga ati mwami Yesu mfite iki kibazo kinkomereye ntuhave aho hantu haguma ubisengere nuguma ugasenga ugatitiriza icyo kibazo kizakemuka uzahava cyagiye nusenga ufite umutima uri sincere nizera yuko bizagenda ni cyangwa icyo navuga uburyo wakora ni ugusenga Imana ikabigushoza Frère Joel n'iki wakora kugira ngo ukopinge managing your faiblesse ko ni ikintu kibi twese twemeye ko ari ikintu kibi urakoze Frère Levi sinzi niba nkusubiza icyo cyangwa mbanza gusubiza ikibazo urambaje uti ni gute twabigenza kugira ngo tubashe kumanaginga cyangwa se gukopinga n'izo ntege nke nk'uko bashiki banjye babivuze ntabwo njya kure ni ukwereka Imana ko tutagishaka ko tudashaka kumera gutyo tukereka Imana mu masengesho igihe cyose wingingira ko bikubabaje kuba umeze gutyo ko ushaka kwiyameliora twabivuze kare Sœur Meda yabivuzeho ko ariyo role y'urusengero kuza ahantu twiyameliora dushaka kuba undi muntu Imana rero ireba effort dukora ikaziha umugisha Imana ibibizi mu mutima ko udashaka kumera gutyo aricyo kintu kikubabaje kikubangamiye ukahora ukereka Imana wenda ntabwo twabonye umwanya wo kubisoma ariko hari icyo umuhanuzi abitubwiraho akurikije ya nkuru iri mu Bami ba kabiri ndumva ari igice cya 3 ahantu Yosafati n'undi mwami witwaga Joram bagiye kureba umuhanuzi Elisa bamushakaho igitangaza icyo gihe yababwiye ko bagomba kubanza bagacukura imyobo kugira ngo Imana izazana amazi kugira ngo babashe gutsinda abamowabu ndumva niba ntibeshye ariko yahakuye ikibwiriza avuga ko tugomba kubanza gucukura imyobo mu cyongereza aravuga the more we dig the more we can have the Holy Ghost fill those deeps ni ukuvuga ngo rero icyo dukwiriye gukora ni uguhinga imitima yacu umuhanuzi atubwira ko umwuka wera ari bulldozer ni nka caterpillar iraza mu mutima igahinga ibyo bintu ikabikuramo noneho ikubaka inzu nziza ikayikikiza indabo nziza ariyo ya mpumuro nziza y'amahoro y'urukundo yo kwizera za mbuto 9 z'umwuka wera ariko parti y'umuntu afite maho ni ukwereka Imana ko adashaka kumera gutyo karambiwe wa muntu akiyanga akanga wa muntu urimo imbere ya kamere mbi y'icyaha akereka Imana ko adashaka kumera gutyo so gusenga birahagije yego urasenga ikindi gishobora kugukuramo nyine ibyo ngibyo ni umwuka wera kandi umwuka wera ni Imana kandi Imana ni ijambo kumva ijambo rero ni amazi y'umwuka wera n'ubundi aba kumenekaho umutima ukameneka kugeza ubwo uza imbere y'Imana ubiyereka mu masengesho kuko niyo nzira Imana yaduhaye urakoze cyane cyerekeye gushyira umuntu maboko ya Satani ya kibazo ane yakubajije wenda ndakivugaho muri makeya kubera ko nta bumenyi cyane mbifiteho wenda tuzagenda tugira n'abandi batumirwa tuzanakiganiraho by the way ariko muri make icyo Bibiliya kitubwiraho ni ukuvuga ngo kare twavugaga ku ngeso umuntu atareka agakomeza kuzikora kandi agirwa inama buri gihe Bibiliya rero ikatubwira ko abakuru b'itorero cyangwa se abaresponsable b'itorero iyo wa muntu adashaka kukireka akomeza kugikora kandi kizana icyasha ku ijambo ry'Imana no ku itorero ry'Imana bashobora kumuha igihe runaka ataba yakiretse kuko nk'uko twabivuze agomba no kugaragaza iyo effort yuko ashaka kukireka kuko umwuka wera ni isezerano nibyo twavuze ko kubona umuntu umaze imyaka 20-30 mu butumwa adahinduka navuga ko hari ikitagenda kubera ko umwuka wera ni isezerano keretse niba utamushaka
yarasezeranywe. Ntabwo Imana ntabwo umuhanuzi atubwira ko ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme soit un demi-chrétien. Ntabwo ari ubushake bw'Imana ko umuntu aba wamutizera cyangwa se umwizera ucagase. Ntabwo ari ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba ariho yikerereza adashaka guhinduka. Ndabisoma mu Bakorino ba mbere igice cya 5 umurongo wa 5 kugira ngo nihute. Ndasoma mu izina ry'Umwami Yesu. Paulo hano aravuga ati inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukasi, namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nkaho mpari. Kandi ubwo nari interanye namwe hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha, kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha bw'Umwami wacu Yesu. Nongere masubiremo igice cya 4. Kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha bw'Umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'Umwami Yesu. Hano directement turabona urukundo rw'Imana. Kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'Umwami. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana wa mwana wayo, kuko abana muri famiye ntabwo bumva kimwe. Hari umwana ubyumva vuba kumva ko ari ikosa akarireka vuba, hari n'undi bisaba izindi mbaraga, mama akagucishaho akanyafu kugira ngo ubyumve. Uyu ni umunyafu rero w'Imana. Imana livre à Satan. Satan agakora ku mubiri, la destruction du corps, akaguteza nk'indwara runaka kugira ngo ubugingo bukire. Kuko yiri umwana w'Imana uragaruka. So ubutaha tuzabivuga mu buryo bwimbitse byo gushyira umuntu mu maboko ya Satani. Ndakeka umunsi umwe tuzanabiganiraho hano tubisobanure mu buryo bweruye, ariko uyu munsi siho twari turi. Ni ikibazo gusa Sir Anne yarakubajije. Urakoze kuba utubibwiye. Reference twibutse ni Bakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 5. Okay, ubwo umuntu yasoma aho ngaho kugira ngo abashe kumenya, kugira ngo abone ubumenyi buhagije. So murakoze cyane kubwa kino kiganiro twagiranye, aho twagiye tuvuga ibintu bitandukanye byerekeye intege nkeya, aho twavuze yuko nakunze ikintu mwavuze ko urusengero ari ibitaro. Urusengero ari ibitaro, ngo uko tumeze kose tuze, kandi umuntu aza mu bitaro n'ubundi kuko hari icyo abuze, kuko hari icyo akeneye, kandi tukaba twizeye ko at the end of the day urusengero ruzamuye icyo kintu. Urusengero ruzamuye icyo kintu. So kandi mwavuze ngo nta mpamvu ni se wa madame ambwiye ngo iyo umuntu mbonye afite faiblesse nanjye nkamunegura, nanjye mafite faiblesse yo kunegura. So kunegura ntago ari we muti en fait, ntago ari wo muti. Nimbona mwene data hataragera nakwifuza ngiye nk'umuntu ko yagera, kuko ngiye wenda naharenze. Cyo nkwiye gukora en fait no kumusengera. Nicyo kintu twese twahurijeho, dusenge. Kandi tukaba twizeye ko n'ubundi ayo masengesho hari aho azatugera. Sinzi nimba vuba mu munota umwe hari ijambo rya nyuma mwagenda mutubwira ryerekeye wenda kunesha izo faiblesse, nimba ni strategy cyangwa se nimba ni nk'akandi kabanga mwakwibira abadukurikiye mbere yuko dusoza. Mu gusoza Frère Joel araza kudusengera vuba tuganya, turimo turacunguza uburyo mwese ahantu vuba twihuta. Murakoze cyane, Imana ibahimigisha. Amen. Ndumva ntajya kure y'ibyo navuze. Nanone ni ugusenga gusa. Niba hari ikitagenda, niba hari intege nke, niba hari ibintu ushaka kureka, niba hari ibintu bikubangamiye muri wowe, bajye bavuga ibintu byinshi, no kubanza ukegera Imana ukayeka ko utishimiye kumera gutyo, hanyuma ugasenga. Musenge. Hari ikintu wavuze ngo nuhave usubijwe, uhaguma aho ngaho, aho uhagume ku mavi usenge kugeza aho umvishe ko ari cyabaye. Urakoze se wana. Urakoze.
murakoze cyane ndabashimiye Shamgar TV kubw'uyu mwanya mwiza mwongeye kuduha n'ikiganiro cyiza mbwira n'abadukurikiye bose abakunzi ba Shamgar TV igihe bazumva kino kiganiro nabo bazagire ibitekerezo byabo baduha cyane ya surtout ça kuri njyewe rero ukuntu numva intege nke twabivuze intege nke icyo ari cyo ukuntu numva twanesha intege nke ni ugusenga ntitudefande intege nke zacu ahubwo tumenye ko nyine ari ikintu tugomba kurwanya ikindi kandi ntitujije umuntu ufite intege nke twabonye ko nta muntu utagira intege nke igihe cyose ubonye umuntu ufite intege nke ahubwo ugire courage yo kumusengera no kumufasha murakoze Joel utubwiye iki mbere na mbere nanjye ndashimira uyu mwanya mwiza twahawe na Shamgar TV iki kiganiro iyi forum nziza yadufashije cyane nanjye hejuru y'ibyo bashiki banjye bavuze kuko nibyo ni ijambo icyo navuga njyewe ni ukubwira abantu twese nanjye nibwira ko kunesha atari ukwacu kunesha ni ukw'Imana muri twebwe hari icyo Anne yavuzeho umufasha umwuka wera twikwifasha rero it's okay kugira intege nke kuko uri umuntu nta cyacitse ahubwo Imana muhanuza tubwira ko Imana ntitujija kuko turi abanyabyaha kuko turi bo pour commencer kuko twambaye umubiri ahubwo itujija kuko dushaka kuguma turi abanyabyaha kandi hari impongano yatanzwe hari amaraso Imana yaratweretse moyen de sortie cyangwa se moyen d'échapper ihari nicyo Imana rero kibabaza icyo nabwira abadukurikiye nanjye nibwira twirukire ku bufasha nk'uko Dawidi abitubwira mu tumere nka ya marakazi twirukira amazi let's call for help na assistance kuko Imana irabizi ko tutabyishoboza ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ndetse iki ku bwanjye ni kenshi dufata resolution umwaka urangiye cyangwa wishes ku matariki y'amavuko ariko tugasubira muri bya bindi ni ukuvuga ko tutishoboje ubufasha rero ni ugushaka kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo wa muntu wa kera apfe noneho no gushaka umubatizo w'umwuka wera kugira ngo duhindurirwe kamere Yesu Kristo aze ature muri twebwe ibyo tutishoboje abidushoboze kumushaka rero nk'uko bashiki banjye babivuze ni mu isengesho kandi tutitiriza kuko nibwo buryo Imana yashizeho izi ko tubikeneye ariko yashyizeho gusaba amen okay murakoze cyane kuba mwongeye kuza kuri Shamgar TV tukandi ndimo ndahabwa umugisha spécialement na bino biganiro turimo turagirana dushobora ko atari njyewe njye ndimo guhabwa umugisha n'abadukurikiye birimo biradufasha kuko igihe cyose havuzwe ijambo ry'Imana birafasha abadukurikiye mwese Imana ibahe umugisha namwe kandi turabararikira gukomeza kubikurikira muri benshi cyane kuko sinshidikanya ko Imana izaduhana umugisha kuko gusoza nko mumenyereye turasaba frère Joel kuturagiza amaboko y'Imana kandi adusabire specifiquement usabire umuntu ufite intege nke yamunaniye rwose byaramucanze musabire Imana imufashe kandi nizeye ko mu nama zose twumvishe hano tuzikurikiye hari icyo uzakora mu buzima bwacu frère Joel uradusabira reka dusenge twubaha Imana dusenge Uwiteka mwami wacu Yesu Kristo ni wowe wari waduteranirije hano kugira ngo tugire icyo tuvuga ku kijambo rivuga ijambo ryawe nibwo bufasha dufite watwoherereje kugira ngo tuneshe Satani igihe cyose aho ariho hose mwami twaganiriye Yesu Kristo kubitugoye ku ntege nke mwami tugira mu mubiri ariko ntabwo tuzishyigikiye mwami niyo mpamvu twirukiye ubufasha nk'uko wabidusabye uwo mwuka wera nk'umufasha ngo aze yongere aduhe gutsinda kunesha yongere aze aduha imbaraga zo kubasha gutsinda ibitunanira kandi ufasha bari badukurikiye wari warazahajwe n'intege nke wenda utaruzi ko hari amazi hari ikidendezi cy'amaraso umwerekeze kuri icyo kidendezi mwami umuhamagare mu mutima we kugira ngo umwereke ko wabirangije ku musaraba mwami
icyagombaga kuneshwa cyose warakinesheje mwami, Amen. n'urupfu rw'uyu mubiri urarunesha mwami. Amen. Niyo mpamvu tudashyigikira kimwe na icyo ari cyo cyose kitunesha, ahubwo tugusaba imbaraga kugira ngo mwami dukomeze twiyungure imbaraga zo kunesha ibitugerageza mwami. Amen. Umugisha Shamgar TV, Amen. umugisha abakristo bose muri rusange n'umugeni wawe hirya no hino ku isi, ureke dukomeze kwezwa n'amaraso yawe, kuko aracyafite ububasha yari afite ubwo yamenekaga mwami. Niyo mpamvu Yesu Kristo tubigushimira, kandi ubwo uzongera kuduha umwanya nk'uyu tuzabigushima. Ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen. Imana ibahe umugisha mwese mwari mudukurikiye kuri Shamgar TV ni Shamgar Show. Tubararikira gukomeza gukanda subscribe ndetse no gusharinga no kuduha ibitekerezo byanyu kugira ngo ibiganiro tubagezaho bikomeze bibe byiza kurushaho. Mwakoze kuba mwari kumwe natwe, yari mwene data Kumbi Levi, Sœur Anne, Sœur Meda na Frère Joël naho utaha. Shamgar TV.